Ndagusuhuje cyane nkwifurize kugira ibihe byiza. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitatu usanga abantu bahuriyeho babandi bari mu rukundo ariko urukundo rukaba rwarababihiye, rwarababereye umutwaro. Ubundi urukundo ruraryoha, ubundi urukundo ntirwakagombye kukubera umutwaro. Hari ibintu bitatu rero ugomba kuzirikana kugira ngo rutakubera umutwaro. Ikintu cya mbere twihuse ni uko abantu benshi bagera mu rukundo rukababera umutwaro baba bazi ko mu rukundo ibintu bihora biryoshye. Shuti yanjye, niba ugitangira gukunda cyangwa se niba umaze mu rukundo igihe gito cyangwa se niba uhora uruvamo ariko ukaba utaruzi impamvu, reka nkubwire ngo mu rukundo ntabwo ibintu bihora biryoshye. Niba uwo mukundana ukeka ko buri gihe yakagombye kukubwira ngo yego ku byo umusaba byose, niba wibaza ko yakagombye kugukorera ibintu byose nk'uko ubyifuza, niba wibaza ko nta kintu yakagombye kukwima, niba wibaza ko aho umusaba kujya hose yakagombye kujyayo, niba iyo umubwiye ngo ngwino, niba iyo umuhamagaye agomba kwitaba, niba ibintu byose niba uzi ko bigomba guhora biri pozitifu, reka nkubwire ngo urukundo ruzakubihira. Mu rukundo na rwa rundi rukomeye cyane, n'aba bantu bakundana cyane rubamo ups and downs, rubamo ibyiza n'ibibi. Urukundo rugera igihe umuntu ukunda ukamusaba ikintu akaguhakanira kuko nta mwanya afite, kuko atagikunda, kuko atagishaka, kuko atari muri mudu yacyo. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Ushobora kugira icyo umusaba akanga kukiguha kubera ko nyine adashaka kukiguha. Ushobora kumusaba icyo mukora ariko akanga kugikora. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Iyo ubizi rero, aho kugira ngo naramuka aguhakaniye uhita uzana umutwe muremure utangire kwirakaza cyane, ubigire big deal, bihinduke deal breaker, wakagombye kubizirikana ukamenya ko mu rukundo habamo ups and downs. Mu rukundo ntabwo ibintu bihora ari smooth. Mu rukundo mushobora kurakaranya. Umuntu mukunda ashobora kumara iminsi 3 yakurakariye adashaka no kongera kukuvugisha, ariko nyuma yaho mugahura mukongera mukaganira mukiyunga, kandi urukundo rwanyu rukomeza rukaryoha nka mbere, ntihagire ikintu na kimwe rugihungabanya. Ashobora kugukora ikosa rikomeye ukarimubabarira, hanyuma ubuzima bugakomeza, kandi kimwe nuko nawe warimukorera. Ibyo ngibyo ugomba kubizirikana, kuko iyo utekereza ko ibintu bihora biryoshye, icyo gihe urukundo uzajya uruvamo ujya mu rundi, kubera ko agahe ko kugira ngo bihore biryoshye nta nkomyi kaba gatoya. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri ugomba kuzirikana kugira ngo urukundo ruhore rukuryohera, icya kabiri ni uko iyo urukundo ukirugeramo utagomba gukora ku buryo ibintu byose uwo mukundana ari kugusaba ubikora nk'uko abishaka. Nubikora gutya urukundo ruzakubera umutwaro. Niba akubwira ati tujye mu kabyiniro ukemera wihuse kugira ngo atababara, kandi wowe akabyiniro kakugera ahantu utajya ugakunda habe namba. Niba akubwira ati tujye kureba umupira ukemera ukajya ujya kuwureba isaha yose igashira cyangwa ikarenga, kandi wowe uzi yuko iyo saha uyimara wenda gupfa uri kwiciraguraho. Niba iyo akubwiye ati dukore ibi ngibi cyangwa biriya, tujye gutemberera aha n'aha cyangwa hariya, kandi wowe wakabaye wumva wicaye hamwe ureba agafilime, wicaye hamwe usoma agafanta, usangira no gukunda muganira, ariko wowe ukaba utajya utinyuka kumubwira ibyo wowe ushaka ngo mubikorane, ahubwo buri gihe ugahora wikiriza kuri bya bindi agusaba kandi utabikunda. Icya mbere uzatuma we atakumenya, ntazakumenya, ntazamenya ibyo ukunda, kandi uzaba uri kumubeshya uwo uri we. Uzatuma agira ngo murahuza, uzatuma agira ngo ibyo yishimira ni nabyo nawe wishimira, bityo ibintu mubijyanemo uko we abishaka kandi bikobereye umutwaro. Gusubira inyuma bizakugora, kujya kumubwira ngo burya umupira sinkukunda, ngo no ngo twijyana, ngo genda wenyine, kandi waramumenyereje kumuherekeza, ngo iyo mbirimo ngo birambihira. Bizakugora kujya kumubwira gutyo, kuko nutangira kubimubwira, igihe uzerurira ukabimubwira yaramaze kubimenyera, azahita atangira gukeka ngo hari ikindi kibyihishe inyuma, hari ikindi gitumye uvuga gutyo, kuko azahita avuga ngo mbere warabikundaga. Uwo azajya kubisobanurira wese azajya amubwira ati mbere yarabikundaga none nta kibikunda. Urabyumva? Niyo mpamvu rero bigitangira urukundo rukiri rushya ugomba kumumenyereza kugira ngo nawe akumenye, ariko nawe ukora ibintu bikurimo ukamumenyereza ngo ibi simbishaka, ibi nabikunze, biriya ni bibi, biriya ntituzabisubire.
ukabikora rugitangira. Wivuga ngo nimbikora turahita turuvamo. Niba mugomba kuruvamo ni muruvemo hakiri kare aho kugira ngo uzarubemo ari umutwaro. Ariko kandi reka nguhumurize nkubwire ngo ibyo ngibyo ntabwo bituma abantu barekana mu rukundo, ahubwo bituma mwembi mumenyana mukarubanamo neza. Hanyuma ikintu cya gatatu ni uko iyo ukigera mu rukundo utagomba kwirengagiza ibyo nakwita ngo ni deal breaker. Ibintu wamye uvuga yuko udashobora kwemera ku muntu mukundana, ibintu wamye uvuga ko udashobora gukunda umuntu umeze gutyo, ugomba kubizirikana, ntabwo ugomba kubyirengagiza. Wibona utangiye gukundana n'umuntu ngo nutangira kumubonaho za deal breakers ngo uzirengagize ngo uvuge ngo wenda azabivaho, ngo uzirengagize ngo uvuge ngo wenda azahinduka, ngo uzirengagize ngo uvuge ngo wenda nzazihanganira. Nshuti yanjye, niba utangiye kujya muri ibyo ngibyo, utangiye kubakira ku musenyi, ntabwo urukundo rwawe ntabwo uri kurwubakira ku rutare. Bimubwire ko ibyo bintu utabikunda, cyangwa se niba ngombwa ugasanga ntabwo wabana n'umuntu umeze gutyo, umubwire uti njyewe urukundo ntiturukomeze, ruracyari rushya, ntiturukomeze kubera ko nasanze umeze gutya kandi njye sinkunda abantu bameze gutya. Icyo gihe niba koko ari uwo guhinduka ashobora guhita ahinduka, ariko kandi mushobora no guhita mururekeraho koko, ugategereza umuntu wawe, ugategereza wa wundi muzajyanamo bikemera, aho kugira ngo utangire kubaho warifungiranye, ubihiwe cyane kubera ko wakundanye n'umuntu ukora ibintu byose utatekerezaga yuko uwo muntu mukundana yaba ateye gutyo. Reka nkubwire ngo rero mu rukundo niba ubonye umuntu wimusamira hejuru ngo uhite utekereza ko nta wundi wazabona, cyangwa se ngo niba ngo urukundo muruvuyemo uhite uvuga ngo yari amseur, ngo nta wundi muntu ushobora kubona. Humura niyo mwaba mwarakundanye bikagera kure, iyo bibaye ngombwa ko mutandukana nyuma y'igihe umaze gukira, rwose urukundo rongera ukarubona. Kandi nkubwire ngo urukundo uvuyemo hakiri kare utararumaramo igihe, ububabare rugutera buba bukeya ugereranyije n'urukundo uvuyemo rwaramaze gushora imizi. Niyo mpamvu rero ibintu wakagombye kubireba neza bigitangira, ntugire ibyo wirengagiza, ntihagire ibigutera ubwoba, ahubwo ukamenya ngo niba bidaciyemo ubwo ntabwo biciyemo, uwo ntiyari uwanjye azaboneka. Reka ngushimire cyane, ngende Shangazi Emma Claudine.